ibihe byiza wowe udahwema gukurikirana ino channel yacu. Mbanje kugusuhuza aho uri hose mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu, kandi Imana ikomeze ikurinde. Ndagira ngo nibutsa no cyangwa nshimira n'abantu birusizi cyane cyane badahwema kudukurikirana, badahwema kuza kureba byo dukora, ndetse bakunda produits zacu ibyo tubagezaho, ndetse ari n'ubuhamya bw'umusaza rwose wambwira ati nyira n'indi moto natunga uretse Tevisi, uretse moto zo muri Tevisi. Arambwira ati naguze moto 2013, ibwo nyine yaraguze moto Tevisi 75 ira nyine bakunda kwita gikomi, ariko nyine ni Tevisi 75 Victor Galaxy, ngo ayiguze 2013 miliyoni 2,030,000 rwose, ngo kugeza 2022 nibwo yaje kuba yayitanga ashaka kwigura no moto ya Sasinga bitewe n'ibintu yashaka kujya ahekaho rwose, ngo amusubiza 1,500,000 kuko moto yari maze hafi imyaka igera mu 8, ngo rwose ayisubije ku isoko. Ari moto ikigaragara neza, ari moto igisa neza, ari moto nyine igifite igihumeka neza. Arambwira ati nta n'indi moto natunga uretse moto zo muri Tevisi. Ubwo yaraje kugura ubwo nyine 2022 yaraje kwigura Sasenkani. Ejo bundi yaje ngo tumeye Sasenkani Vitensi 5, nibwo nyine arimo kubimbwa. Arambwira ati no Sasenkani inacyari ifite kandi ni moto irimo inungiye umuryango, ni moto mahiraho umunsi ku wundi. Nje no kureba iyindi nyiguru umuhungu wanjye, impamvu nshaka no kureba gusuzuma ino moto Sasenkani Vitensi 5 nkareba ukuntu ikora. Rero nyine akanyuzemo ubundi reka nze tuganire ku biciro ubu ngubu Tevisi Sasenkani igezeho. Turi tariki 18 z'ukwezi kwa 8 2026. Ubu tuvugana Tevisi Sasenkani Hilux Vitensi 5 nizo ubu ngubu ziri ku isoko. Ni moto rero Tevisi Sasenkani Vitensi 5 na Tevisi 75 Vitensi 4 ubu ngubu nizo ziri ku isoko. Ndagira ngo reka duhere kuri Tevisi Sasenkani Vitensi 5 ubu ngubu niyo iri ku isoko. Ni moto ihendutse, ni moto ndetse ifite imbaraga. Reka muri tuganire kuri bimwe muri bino moto. Sibundi no moto ninyigura barayimana nibihe byangombwa. Ni moto wari buze kuguhana n'ibyangombwa byayo. Ubwo hanga baraza kuguha casque ebyiri nziza cyane, ubwo ni y'umugenzi ni y'umushoferi. Baraza kuba baguha assurance nayo y'umwaka wose, ubundi ukayumara witwarira. Ese ubundi urasabwa igishoro cyangahe cyangwa urasabwa iki? Urasabwa amafaranga 1,930,000, ubundi ukabasha kuba watwara ino moto ya Tevisi Sasenkani. Rero Vitensi 4 ugiye mujye mukibuka Vitensi 4 ari na Vitensi nako yingi ni Vitensi 5. Vitensi 4 yanjye muko ni moto nyine abantu bakunda kugura cyane kuruta ino Vitensi 5, kuko Vitensi 4 niyo bakunda. Sindi mpamvu bayikunda, gusa nyine abantu bose bagira ibanga. Ariko ingi nayo mu bantu bakora mu bintu by'imisozi, ahantu haterera mu mataka ya mu mihanda y'iminombe, siko bamotera bakunda kuyita ino mihanda nyine itaba ikoze, mihanda y'inombe. Mu bantu nyine mu mihanda mibi no moto Vitensi 5 irashobora, kuko ni moto iba ifite ibibaraga byinshi cyane mu misozi, irayibaga. Iyi ngiyi rero irimo kugura amafaranga 1,930,000. Icyo giciro ubu ngubu ugezeho zino tariki 18 z'ukwezi kwa 2026. Rero akaba ari n'indi moto nziza cyane. Ariko ino moto reka maze mubwire mu ibara ry'umutuku n'umuhondo, ikaba no mu rindi bara ry'umukara n'umuhondo, ikaba no mu ibara ry'ubururu n'umuhondo. Rero izi zose risanga ku ma branch agiye atandukanye y'umuhinde. Rero ari n'uwambaje ati se inote cyangwa se abantu muri mukora ngo inote Tevisi 75 Hilux Galaxy yo irimo kugura angahe? Inote Tevisi ni Vitensi 4, ni moto nziza cyane, ni moto yasimbuye Tevisi 75 Victor cyangwa se gikomi. Ino moto nayo irimo kugura 1,000,000 n'amafaranga 1000.
850 bakayiguhana n'ibyangombwa byayo harimo assurance, autorisation nyimba ushaka kuzakorera mu ntara, bakaguhana na kasike ebyiri. Ndagira ngo ibiciro amagingo ayangaya niyo bihagaze. Rero tugenda tureba umunsi ku wundi ndetse tugende dukusanya amakuru uko bimeze, ubu nabyo tugende tubibatangariza. Rero zino moto no mu buryo bwa make birashoboka kuba wayibona.